bashobora guhanwa hagati y'imyaka 5 kugera ku myaka 7 bafunze, bagatanga n'amahazabu cyangwa se amande ari hagati ya miliyoni 5 kugera kuri 7. Byumvikane reko bitoroshye. Bashobora guhanwa hagati y'imyaka 5 kugera ku myaka 7 bafunze, bagatanga n'amahazabu cyangwa se amande ari hagati ya miliyoni 5 kugera kuri 7. Byumvikane reko bitoroshye. Kugira ngo mfatwe ni za zindi 3 nari narakoze mbere. Ndakubaza ngo kugira ufatwe wafashwe twamenya yabo epimake amenya yabo epimake uvuka mu murenge wa Muko, akarere ka Gicumbi, kagari kangange, umudugudu wa Gasharu. Ngewe kuntu byangendekeye ndi mu rugo iwacu mu cyaro, hanyuma hari umusore twari duturanye, yari inshuti y'umusore bita Maniraho. Hanyuma Maniraho aza gusura uwo musore bita Nzabahimana, kuko uwo musore Nzabahimana twabanaga umunsi ku wundi. Aje kumusura nk'umuntu mwene wabo, baraganiriye. Bamaze kuganira, umuhungu Nzabahimana kajyaga tujyana mu bizami bya Perimi. Noneho tujya mu bizami bya Perimi, waratsinda ngenda atsindwa. Atsinze noneho ubwo nuvuga nk'umuntu twabanaga yabigizeho imbogamizi, aravuga ati se umuntu twajyanaga buri munsi katsinzwe. Hanyuma umuhungu Maniraho aje gusura Nzabahimana, amutekereza kuntu amubwira ko yagize amahirwe akabona provisoire. Noneho aramubwira ati rero nimba urabonye provisoire kubona Perimi ho biroroshye. Aramubwira ati se aho byagenda bite? Ubwo ko yamubwiye ibyo ntabwo mbizi. Noneho Nzabahimana tuza guhura, umusore Maniraho yari yaratashye, turaganira nanjye. Tumaze kuganira arambwira ati siko nabonye umuntu wamfasha kubona Perimi. Ati se umuntu agufasha kubona Perimi ni uwahe? Arambwira ngo atuye i Kigali. Namwati se ubyize neza ko Perimi yayikubonera? Arambwira ati rwose mbyize neza ko yayimbonera. Arambwira ati ubwo ngewe nimba yayikubonera nje ntabwo yagira ikintu wenda yafasha nje nkaba nayibona, umuntu wakoraga buri gihe ntsindwa. Arambwira ati nzamukubariza numve ko byashoboka. Hanyuma y'ibyo haciye iminsi ndamuha ati ko se wa muntu waramumbarije? Arambwira ati wa muntu wamukoreje, arambwira ati yagufasha ukayibona nta kibazo. Ubwo bigenda bite? Ndavuga ati rero nimba nayibona mumbarize kuntu twadiringa nanjye nkaba nayibona. Ubwo no kuvuga ngo habaye ikintu cyo kudiringa nawe. Aho ikintu cyo kudiringa nawe, ubwo ruko Nzabahimana yaje ampaye makuru ko badirinze n'amafaranga bavuganye. Ubwo haciye igihe kitari kinini, uwo Maniraho aza gusura none Nzabahimana. Aje Nzabahimana arambwira ati rero aho umuntu ari buze bashaka amafaranga, ifoto ngufiya na fotokopi irangamuntu, hanyuma akagufasha. Maniraho nuko araza, turanabonane. Ndamuha ati se ibyo umbwira ni ukuri? Arambwira ati ibyo umbwira ni ukuri rwose. Ndamubwira ati se bigenda bite kugira ngo umuntu ayibone? Arambwira ati twebweho kugira ikibazo twe twigerayo. Ambwiye ngo twigerayo, numva ko ibintu nyine ibyo ambwira ari ukuri, ko gutangira gushaka amafaranga yo kumuha anzenera y'intoze, navuga ngo ni Perimi cyangwa se igicupuri. Umunyanga amwe 550. 550. Kategori zingahe? Kategori imwe ya A. Waje gufatwa? Ko naje gufatwa rero, ubwo n'abandi bagenzi banjye yagiye abakorera muri ubwo buryo. Hanyuma ko naje gufatwa ngiye ndi mu rugo iwanjye, umva telefoni irasona. Isonye kwa nagize ikibazo cyo kwibwa moto. Isonye ndayitaba. Maje kuyitaba, umugabo utarutikanga Gasipari aramumagana ngo abantu baje iwanjye ngo kumfasha ngo uburyo nabona moto yanjye kubera ko yibwe. Ntabwo ati rero nimba baje kumfata uburyo kanjye kumfasha uburyo moto yanjye yaboneka nta kibazo. Nuko rero baraza bageze iwanjye, mpera ko ngibwo naza barambwira ati uburazana ibyangombwa byayo, hanyuma bakorera ushereshe barebe nimba izafashwe nimba yabirimo. Rero ngewe ndi mu rugo, baraza bangezeho mu rugo, nzana ibyangombwa, bamaje kuzana ibyangombwa bya moto,
ndabibahereza ubwo nicaye mu modoka mbese nyine arambwira ati turashaka na perimi ufite njyewe nta kintu nahise ntekereza muri njyewe nahise ntekereza kuko se umugabo mbajije perimi ntarigeze njya mu kizami ubu ngubu ntihaba ari umupolisi mbese njye mpita ngira n'amakenga ngize amakenga arambwira ati wowe humura gusa niyo perimi ufite twamaze kumenya ko uyifite kandi atari nzima njye nta kindi nakoze nagiye nahise njya mu nzu perimi ndagenda ndayizana ndayibahereza ahera ko baranzana bangeze n'ahangaha wowe wagezeyo bashaka kuyigenderaho oya ntabwo nigeze nyigenderaho ibi bigusigira isomo nicyo wabwira abandi bumva ko bashobora kubona perimi mu buryo buboroheye muri ubu buryo isomo binsigiye ni uko nabwira bagenzi banjye ko ibi bintu bitemewe impamvu mvuga ko isomo binsigiye njya kwibona nagurishije inka yanjye naje kugurisha inka yanjye kugira ngo mbone perimi abana banjye ibishyimbo bari kuzarya n'umuryango ndabigurisha ubu ngubu bayeho nabi inzara irimo irabica kandi nanjye simba mbashe kuba nabitaho ako wagushishikarije ko azakubonera umuntu waguha perimi nawe yarayikorewe Njyewe nitwa Nsabimana Jean Baptiste mfite imyaka 21 mfite imyaka 21 tubwire ko byakugendekeye rero kujya kubiri hano ntabwo byangendekeye kugira ngo mbe ndi hano naje guhura n'umugabo maniraho hari umuhungu w'ingange w'iwacu nyine wavonye perimi ndamubaza ko ngiye kuyibona byasaba iki nuko arambwira ati icyambere ni amafaranga abaze yaguciye angahe arambwira ngo yanciye 400 arambwira ati se ngewe wamunshakiye tukavugana nanjye nkayamuha akayinshakira nuko amuhuza nawe turavugana anciye 400 kunshakira perimi urangije amafaranga muha avansi y'150 arambwira ati ndagushakiye kugenda ngushakire provisoire nyuma yo gushakira provisoire uzampa ndi ngiye kugushakira perimi nuko aragaruka arambwira ngo na provisoire yarabonetse ngo ni muhandi mafaranga 200 arambwira ati ngiye mfite 100 nibyo mbashije kubona 100 ndabimuha arabijyana maze kubijyana hashije nk'ibyumweru 2 ahambwa ati perimi yarabonetse kandi kumbi ubwo yarambeshyaga ntabwo yakabonetse nukundi arambwira ati nimuzane andi mafaranga asigaye 150 nuko ndagenda duhurira za Nyagatoma amafaranga ndayamuha azana n'undi mugabo arambwira ngo ni umupolisi amaje kumbwira ngo ni umupolisi nuko amafaranga ndayamuha nayo arambwira ati perimi yawe ndimo kuvugana na bosi arambwira ati arimo kumbwira ngo agiye kuza turategereza turamubura arambwira ati azayinzanira bibaho ngaho perimi yayinzanira nyine ubwo birangira nta kintu ambwiye ampuza na wa mupolisi arambwira ati ngende umupolisi shaka amafaranga 25 ubimpe numara kubima ngushakire perimi yawe amafaranga 25 ndayamushakira nyohereza kuri telefoni ye maze kohereza kuri telefoni ye hashize nk'icyumweru arambwira ati perimi yawe ngiye narayibonye arangije arambwira ngo mushakiye n'abandi bantu ngo ni umupolisi nyine aza yibonereho amafaranga nuko ndamubwira ati abantu nababonye maze kubabona arambwira ati anampamagara ngo ninze ame perimi yanjye abo bantu wajya gushaka nabiki nyine yo yarambwiraga ngo mushakire abandi bantu bashaka perimi ngo wita umupolisi ari uyu mugabo ntabwo izina rye ndizi neza ariko ari hano ni uriya w'inyuma nuko izina rye ryo ntabwo ndizi nuko ndamubwira ngo abantu nababonye nuko arampamagara ari nka saa sita ngo nzende perimi yanjye kubera ko iwacu ari muri Gicumbi ari kure ndabwira ati ngiye ntabwo naza aya masaha nzaza ejo ndangije mu gitondo ndamuhamagara ndabwira ati ngiye kuza ndaza duhurira hano hepfo ntabwo watubwiye uwo mupolisi uwo muntu witaga umupolisi yari yambwiye ngo nzamushakire abantu 2
wari wababonye? ntabwo nari nakababonye ngewe. wowe witaga umupolisi ntabwo hari ahantu utatubwiye wasimbutse, ntabwo tubwiye mu rugo iwanyu niyo murenge we n'akarere, n'uwo witaga umupolisi aho yakubwiraga ko akorera yambwiraga ko akorera i Kigali muri traffic, kuri tarafike ngakoresha ibizamini. wowe mu rugo ni ngewe iwacu ni mu karere ka Gicumbi, umurenge ni uwa Muko, akagari ni aka Kabare, umudugudu ni uwa Ngange. waje gufatwa ute? naje gufatwa nyine ubwo ngubwo yarampamagaye uwo munsi, ndaza arambwira ngo duhurire i Kigali, ndaza ndatega duhurira i Kigali, nuko nsanga bamufashe nanjye baramfata bambaza uko bimeze ndabatekerereza. tubwire ibyo bikorwa byose byo gutereta perimi hashize igihe kingana iki uyitunze? hari ikizamini wari warigeze witabira? ngewe ntabwo nari nakayitunze, nibwo nari ngiye kuyenda. wafashwe ryari? ngewe nafashwe ku wa kabiri. gute? nafashwe ku wa mbere. bagufashe gute? ngiye kugira ngo bamfate nyine yarampamagara arambwira ati perime, wa mupolisi, perime yawe yabonetse ngwino uyende, turahuriye i Kigali. nuko ngewe nuko ndatega duhurira i Kigali, nsanga bamufashe nanjye bamfashe gutyo, nyine nuko byagenze. hari icyo wumva wicuza cyangwa hari icyo usaba inzego za polisi n'iz'ubutabera? ngewe ndicuza bw'amafaranga yanjye natanze, ariko nkasaba n'imbabazi kuko icyaha nakoze bibaye ngombwa bambabarira. ese ubundi ukora ikirata aho wakuye amafaranga washoye muri perimi? ngewe ndi umuhinzi nkanorora nyine, ariko nyine narayashakishije ku buryo bwanjye. kuri totali hari tubwiye ko ari ubuhe buryo bwawe ari? nyine ngewe nagurishije inka nari mfite, hari n'akabina nabagamo, nuko karama, nuko nayo ndayamuha. wari umaze gutanga amafaranga angahe yose hamwe usigayemo angahe? ngewe nta deni nari mbasigayemo, nari maje kuba 425. Urakoze cyane. uvuye mu kibina n'inka yawe rwose. urakoze cyane. hari umugabo narinuye muri Nyamirambo. ikintu nkekwaho ni uko nafatanyije icyaha n'umuntu ukora perimi, ariko uwo muntu arafunze. ariko mu kuba afunze nageze amakuru yo kugira ngo afungwe, kuko we yafunzwe mu kwa gatatu. ubwo uwo muntu amaze gutanga amakuru, amaze gufungwa, njye ngira ngo ibintu birarangiye. nyuma rero hari umugabo wanzaniraga abo bantu, njye nakoreye ni abantu batatu, nahise muhamagara ndavuga ati ibintu turimo ni icyaha gikomeye, ibihano byabyo numvishe barabizamuye, njye ntabwo nzabisubiramo. ndamuhamagara ndayimubwira, ari we Sipiriyani. uwo muntu ubufatanye bwawe nawe bwamufashaga iki? urumva njye ubufatanye mfitemo ni uko nafataga Sipiriyani yanzaniraga amafotokopi y'amarangamuntu, nanjye nkayashyira ugomba gukora perimi. witwa nde gutuye? witwa Cyuzo Jean Felix. mwari mwarahuye gute? mwari mwarabashije kumenyana gute? uburyo twari twarabashije kumenyanamo ni kwa kundi abantu bahurira mu kabari. yego. kugira ngo mugere kuri uwo mugambi byagenze bite? kugira tugere kuri uwo mugambi ni uko twanyweye, ngamubaza tukora iki, akambwira ati njye ibintu byose bitemewe ndabikora. ndamubaza nk'ibiki, ngo nk'amaperimi. noneho njye impamvu nafashe n'abo bantu batatu, Sipiriyani yarampamagaye arambwira ati ariko ntabwo watubonera abantu badukorera perime z'imigeri. ndavuga ati njye hari umuntu wabimbwiye, nabanza nkajya kumubaza nkamekinga shuwa yuko kuko ibintu yambwiye yuko abikora. perime z'iki? ngo z'injogo zitemewe z'imigeri. ubwo birangije njya kubaza nyine ngo ni Cyuzuzo, ndabaza ibintu wambwiye wabikora koko? arambwira ati nabikora. ndavuga ati hari umuntu rero wabonye abantu batatu, sinzi niba wabakorera. ubwo birangije Sipiriyani anzanira abo bantu batatu, arabakorera. amaze kubakorera ibintu nanjye ndongera ndabifata mbisubiza Sipiriyani. Sipiriyani aho yabijyanye simazi. Sipiriyani ahantu yabijyanye simazi. ubwo mu nyuma Sipiriyani yarampamagaye arambwira ngo yabonye abandi. ndavuga ati oya, ibyo bintu njye nabivuyemo, ntabwo nzongera kubikora. nabikoze ngira ngo ndebe ko gukura umuntu ko yabimbwiye yuko ko abishoboye, njye ntabwo nzongera kubikora, nabivuyemo. ibintu mitana nabivamo gutyo, ngira ngo birarangiye nta nubwo bizanagaruka. noneho mu nyuma yaho Cyuzuzo yaje gukora undi muntu, akoreye undi muntu ndabimenye, mbimenye ndabivuga. nibwo rero uwo nguwo Cyuzuzo yahise afatwa arafungwa, birarangira. wowe kugira ngo ufatwe se byagenze bite? kugira ngo mfatwe ni za zindi 3 nari narakoze mbere. ndakubaza ngo kugira ngo ufatwe wafashwe ute?
njye nafashwe kubera ko nigeze gufatanya na Sipiriyani. bagufashe gute se kugira ngo uri kuri polisi? uri hano gute? Uri hano gute? Ndi hano kubera ko ndi hano kuko nagize ubufatanyacyaha n'umuntu wakoraga amaperimi. Nyine duhe histoire y'ukuntu wafashwe kugira ngo uri muri polisi, uri imbere y'igitangazamakuru bakakanya. Ese bakugezeho bati? Bakugezeho bati? Uburyo nafashwemo njye ndi mu kazi kuko ndi umushoferi ntwara imodoka. Noneho Sipiriyani twe twaraganiriye ambwira ko azandangira akazi gasumba ako nakoraga. Amamagaye arambwira ati ka kazi nakakuboneye. Manuka tugiye kubonana nande na Sipiriyani. Ngeze kuri Sipiriyani abashinzwe umutekano nibwo bahise bamfata. Ihari hehe? Hari ku Kinamba. Ngo perimi 3 njye yamaye 5. Ese watwariraga yo wayikuye? Njye natwariraga narayikoreye. Icyo nicuza nuko nakoze icyaha ariko nkaba nyisabira imbabazi. Nkaba nashishikariza n'abandi bose kuba batabijyamo. Ntago nigeze mu polisi sinanabyitiriye. Ahubwo uwo twabonye kuri telefone ashobora kuba ari we wabinyise ariko njye ntabwo nabivuze ibyo bintu. Uvuga ko se bakwishyuye? Yes, kumbeshyira ko nise umupolisi ntabwo nigeze nita umupolisi ko n'uwo wabivuze ntabwo twize duhura wenda ngo mbimubwire. Ntabwo ashobora kuba mpamvu ndi hano nuko namufashije kubona perimi iciye mu nzira zitemewe. Wabigenje gute kugira ngo mukore n'uburyo? Yambwiye ko ayishaka yambwiye nzabaza niba bishoboka, ndabaza umuntu ambwira ko hari uwabishobora, tujya kumurira nyine ibonekamo ubwo buryo. Uvuga ko wari ufite akazi kawe ni wakoraga iki mu busanzwe ibi byo wabyinjiyemo? Mu busanzwe nigisha imodoka. Muri hotel kore nigisha imodoka. Umuntu w'umusore ungana gutya avuga gutya uravuga nk'uri manganye kubera inyota fande. Ni kubera inyota. Muganwa wumye. Reka baraguha amazi. Amazi ubone kutuvugira. Ntacyo ndavuga ntacyo bose. Wakoreraga muri hotel kore abangaba bo kugira ngo bahe izo perime zitemewe kandi uzi neza ko hari inzira zicibwamo kugira ngo babone izo perime yaje bite? Urumva umuntu yambwiye ko ayishaka ni imwe nubwo ari nyinshi kuzigira nyinshi ni imwe nari ndimo ngerageza nicyo gitumye ndi hano zisaha. Utekore wakoreraga mu nini? Nakoraga kuri tapi rouge mu tukore twa Sibo driving school. Muri Sibo. Uriya mwana wambaye agapira ka Arsenal uramuzi? Rano ndamuzi. Wigeze muvugana? Twabonye kuri telefone. None se abo mwibwiraga kuri? Oya. Ntacyo twabonye namwe ko gusa namushakira umuntu udufasha. Ushobora kuba naravuze gutyo wakumva ko ndi umupolisi. Ntabwo namvuye ko ndi umupolisi. Uricuza iki? Icyo nicuza none hano uko nagiye mu bintu bitemewe na leta kandi nakabaye ari nge ndafasha abantu kwishaka ko ndigisha no mwanya rero nkabasaba imbabazi iryo kosa nakoze ntarisubiramo igihe nambabariwe. Igihombo mfite nuko no mwanya none aha ibyo nakabaye nkora ntakiri kubikora. Arakoze cyane. Iki cyaguteye kugerageza gushakira ni inzara biteye ko ntabwo n'ubundi nta n'amafaranga yarampaye nuko nagira ngo wenda ndebe ko ibyo bishoboka ndere inyuma umuntu abe yashaka abana. Ni umwe se? Inzara yagukoresheje amabara? Ni umwe ntabwo ari benshi. Arakoze cyane. Bano muri ko tujya mu tubwire abantu bafashwe mu kurikiranya ibyaha byo gukora perimi no kuzikwirakwiza ni bangahe? Ni 9. Ni 9 bakurikiranwa kuba bakoresha inyandiko mpimbano ndetse bakitira icyo batari cyo. Ntabwo ari ubwa mbere tuza twerekana abantu nk'aba ngaba ariko ahubwo ikidutangaza nuko uretse ababibonye n'ababikora bagafatwa tukaberekana abandi nabo babyigiraho ngira ngo bakavuga bati twakoreye umushinga mbere yuko polisi dufata. Ariko tubiragira ngo tubabwire yuko bano bantu bashobora guhanwa bikomeye cyane kuko tugiye kubaha urwego rw'ubugenzacyaha bareba bakurikije amategeko ariko icyo nzi cyo nuko bashobora guhanwa kugeza ku myaka 7 bagatanga amahazabu agera kuri miliyoni 5 byumvikane ko atari igihe gitoya imyaka 7 muri prison cyangwa se n'amande ya miliyoni 5 atari makeya. Kandi bisobanuye iki ko abantu bamaze guhugurwa abantu bamaze kubwirwa ububi bw'icyaha nk'iki ngiki ariko bakaba bagikora nk'uko mubitubwiye ko mubafata buri munsi? Ikintu gitera abantu gukora ibyaha ntekereza yuko ngira ngo biba mu mutima w'umuntu. Ni igihe kirekire ngira ngo tumaze igihe twerekana bano bantu
si mu Rwanda honyine, uretse yuko tutifuza yuko n'ibyaha bihaba rwose, icyo cyumvikane, ariko ngira ngo umutima cyangwa se uko abanyabyaha bateye ku isi hose cyangwa se n'aha mu Rwanda, ngira ngo bateye ukwabo kwihariye. Umuntu arabyuka agatekereza yuko agiye gukora ibintu azi ko bitemewe, azi ko bizamugiraho ingaruka, ariko ngira ngo akavuga ati mu gihe bitarangiraho ingaruka reka mbikore. Birazwi neza yuko perime hari uburyo zikorerwa hano mu Rwanda. Birazwi neza yuko niyo ari perimi z'inyamahanga cyangwa se abantu bafite perimi z'inyamahanga cyangwa se impushya zo gutwara ibinyabiziga zihinduzwa, ariko kwitera ukagura icyuma ukagenda ukigana inyandiko nk'izi gutya, perime ngira ngo murayibona, ukagenda ukabeshya abantu ukavuga uti ngenda bakorera perime ngo kuko yenda gusa na perime yemewe nk'uko muzibona ni 3, iyi n'indi nk'uko muyibona hano. Abantu bose bakagenda bakabeshywa, bakagenda bakaribwa amafaranga yabo. Abaturage ngira ngo mwavuganye nabo, birumvikana yuko umuntu aba azi neza. Hano rero hari n'abantu bavuye muri banafunzweho, bavuye muri prison barimo gusubira iki cyaha, byumvikana ko bitazaborohera. Icyo tugira ngo tuvuge ni iki: gukoresha inyandiko mpimbano, yaba ari iyi perime yo mu Rwanda cyangwa se uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga rwo mu Rwanda, wowe ugashaka kubeshya abaturage ukabarya amafaranga mwumvise arenga miliyoni. Umuntu aho ari hose ukora ibi bintu agahimbiza inyandiko mpimbano, akitira icyo atari cyo nk'abitaga abapolisi, bakagenda bakazicuruza, bamenye yuko amategeko rwose ntabwo azababarira. Icya kabiri, n'abahimba izindi mpushya zo gutwara ibinyabiziga, byumvikane nabo batwumve, zitari inyarwanda byumvikane, zaba ari ziturutse mu bihugu bitandukanye cyangwa n'ahandi, bamenye yuko nabo rwose polisi iyo ibimenye ikabitahura ibakurikirana. Turabizi neza yuko abantu bakunze gukora ayo makosa. Ubutumwa tubatanga rero nuko abantu bava mu byaha bakora impushya zo gutwara ibinyabiziga. Hari uburyo bwashyizweho, gahunda ziratangazwa. Iyo bihagarariye kubera kino cyorezo cya Covid nk'uko byagiye bigaragara, iyo bisubukuwe gahunda iratangazwa, mu by'ukuri tukabimenyesha Abanyarwanda. Turagira ngo rero tubabwire yuko nta mpamvu yo kwiroha mu byaha, babireke babicikeho. Nimba uyu munsi hafashwe perimi 3 zikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, tekinoloji uko yemeza mu Rwanda, kubona ziganwa hari ntibisobanuye ko perimi uburyo zikozemo wenda bushobora kuba budahambe nk'uko, ahubwo kuba uburyo perime zacu cyangwa se impushya zo gutwara ibinyabiziga mu buryo zikozwe buhambaye, niyo mpamvu ikozwe ku buryo butandukanye tuzitahura. Icyo cyumvikane, uburyo zikoze burahambaye nyine, ntabwo ushobora kubwigana ngo bwe kumenyekana. Niyo mpamvu twatahuye izi ngizi. Icya kabiri, kuvuga ngo ibizami birakomeye. Ikizami cyangwa se igeragezwa ryo gutwara ikinyabiziga mu muhanda ngo utsinde icyo kizami, bigomba kumvikana ko bigomba kumera, kuko ni umutekano w'abantu. Iyo ugiye mu muhanda utazi amategeko, utazi gutwara ikinyabiziga, ingaruka zishobora kuba nyinshi. Wahasiga ubuzima, wagonga n'abandi bakahasiga ubuzima. Byumvikane rero yuko nta kintu cyoroshye. Abantu bashaka guca iy'ubusamo ni abangaba bazi ko byoroshye nyine. Abaturage bakabeshya bagatanga amafaranga batarize mu mategeko mu muhanda, bakababeshya bagatanga amafaranga batarakoreye n'izi mpushya izo mubona z'impimbano cyangwa se inyakuri. Ariko noneho n'abikora bakabeshya abaturage, nta kintu ushobora kugeraho kikoroheye. Mu ubuzima niko buteye. Ntabwo ari ukuvuga ngo perimi iri hariya uragenda uyifate, polisi yiguhe nta mategeko yubahirijwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ibizamini biri hariya uragenda ubitsinde utabikoze, ntabwo bishoboka. Byumvikane rero ko hari igomba gukorwa kugira ngo ubone nawe icyo ukwiye, icyo amategeko akwemerera n'icyo ateganya. Nimba uyu munsi zafashwe 3, nihe tekinoloji polisi igiye gukoresha cyangwa imbaraga kugira ngo zifatwe n'izindi, kuko bigaragara ko hari izindi nyinshi cyane zirimo gukoreshwa hano hanze? Oya, hafashe 3, uru ni urugero tubahaye. Byumvikana yuko icya mbere nuko tugomba gukaza uburyo tubona amakuru. Ibi byose dukora n'abaturage tukabona amakuru. Ntabwo ari ukuvuga ngo uzabona tekinoloji igenda mu muhanda ireba umuntu utwaye imodoka ngo imubaze ngo uratwara ikinyabiziga kubera ukoresheje perime. Abapolisi bari mu muhanda bazagenda babireba, iyo barebye yuko isa naho itubarije ubuziranenge tuyirebe tuyigenzure nk'uko tubikora. Ariko ikintu gikomeye dushima cyane kandi kigomba gushyirwamo imbaraga kandi duhora tukivuga, ni imikoranire n'abaturage, kuko ibi byose tubimenya ari amakuru abaturage baduhaye. Ibihano bitandukanye gute kuri abaturage basanzwe n'umupolisi wafashwe? Ibyo hari inzego zibishinzwe zigomba kubihuza. Abatanze ayo mafaranga bashobora kuba bareba ibyo amategeko ateganya, ariko icyo twavuze nuko nk'aba bantu bakoresheje inyandiko mpimbano bashobora guhanwa hagati y'imyaka 5 kugera ku myaka 7 bafunze, bagatanga n'amahazabu cyangwa se amande ari hagati ya miliyoni 5 kugera kuri 7. Byumvikane ko bitoroshye.